seed airdrop yabaye listed kuma exchanges atandukanye. Uri kubona ko hano ndi ni kuri Mexica exchange seed airdrop hashize iminota mike cyane ibaye listed. Uri kubona igiciro cyo hejuru bari kutubwira ko ishobora kuba yageze, ariko biragoye kuba wabona nk'umuntu waba yafatishije iyi point akayigurishirizaho. Uri kubona ko maginga yatuvugana seed imwe iri kuri 0.05 USDT. Naga ari igiciro navuga cyo hasi cyane, ariko baduhaye allocation ya seed token nyeya cyane. Nubwo iyi seed token yabaye listed, ariko yabaye listed mu buryo navuga buri nka silent cyangwa se mu buryo bw'ibanga. Ushobora kuba wavuga uti babidutangarije mbere ko izaba listed ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane gusa, ariko nago begeze baduha uburyo bwo kuba twaclaiminga seed token zacu kuma exchanges. Ikintu usabwa gukora kugira ngo ube wa transferinga seed token zawe uzivane hariya wazimayiningiye, muziko twakonectinzeho Sui wallet. Ni sawa niba warakonectinzeho Sui wallet, ariko ukeneye kuba wavana seed token zawe hariya aho twazimayiningiye kuri Telegram ukazishyira kuri imwe mu ma exchanges ya listinze seed token. Ibyo birakorwa gute? Nibyo nshaka ko turebera hamwe muri iyi video noya cyane. Gusa ariko reka mbanze nguhe ikaze niba uri mushyashya. Nitwa Dezo, nkora ibiganiro ndetse na video tutorials bigamije kukwereka uburyo butandukanye wakoresha ugakoresha telefone yawe na connection ya internet ugakorera amafaranga nta kindi gishoro bigusabye. Niba ushaka kujya ubona ibyo biganiro kanda kuri subscribe ndetse iyi video uyihe like. Twihuze cyane tugiye kujya kuri Telegram. Muziko iriya seed airdrop twayikoreye kuri Telegram. Iriya ni Telegram project. Hanyuma nitugera hano turamakinga sure ko account yacu twakoresheje tumininga seed ariyo iri logged in kuri Telegram. Duhita tuza hano muri search twandikemo seed, turayibona iyi ngiyi ya mbere seed app. Dukore hano kuri open, turategereza ho gato cyane twitonze. Nago iyi seed project navuga ko ibintu yakoze biri fair, kuko baduhaye ama exchanges ariko nago begeze baduha uburyo bwo kuba claiminga seed token zacu kuri ayo ma exchanges. Reka nze hano, nshobora kuza hano kuri start adventure gusa, ariko nago ndi bwemere ko accessing location yanjye. Ndaza hano kuri maybe letter, hanyuma nze hano kuri airdrop. Iyo uje hano kuri exchange ubona ko bashyizeho urutonde rw'ama exchange ku coin Bings Mexica na Cetas. Iyi ni ubwa mbere nyibonye. Gusa uri kubona ko iyo wenda uje nka hano kuri Mexica kugira ngo ube wahitamo iyi exchange woherezeho seed token zawe, ikintu ubona bari kukubwira ngo sign up. Mu byukuri ziriya exchange bazishyize hano kugira ngo bagerageze gushakisha aba referrals. Nago bazishyize hano kugira ngo tuzibikurizeho token zacu, bazishyize hano kugira ngo abantu nibazikandaho bakore registration, bityo bajye babona referral commission. It doesn't matter kuba barashyizeho ibi exchanges, na kintu twebwe twabyungukiramo. Gusa ariko ikintu uri bukore kugira ngo wohereze seed token zawe, yo tuje hano kuri point ubona allocation yawe. Ngiye mfiteho seed point 20 by the way. Urugero wenda ngiye kuzigurisha aka kanya kuri kiriya giciro, uri kubona ko naba mfiteho ikisubwo, namwe muracyumva. Naberetse igiciro, mberetse na location ya token mfite. Gusa ariko hari abantu iyi project bashyizemo imbaraga, bafiteho allocation nka point 70%. Nabasabye kuba mwambwira muri comment token mufite, ariko nabonye umuntu umwe ari we wabikoze yambwiye ko afiteho 70%. Cyo kimwe n'abandi rero ikintu mugiye gukora n'iki, urakenera $2 ari muri
muri Suicoin nyine uyakoreshe nka gaze fi, urakenera byibuze nk'amadolari 2. Simbizi neza ashobora kujya munsi, ariko ntago nabikoze ngo menye ngo birantwara gaze fi y'amadolari angahe, ariko ni nk'amadolari 2. Ikintu uri bukore rero, ushobora kunyandikira kuri WhatsApp cyangwa ukamamagara nkayakoherereza ukanyishyura kuri mobile money. Hanyuma urama adresse, iyi adresse uraza uze mwibuke twakonekitinze Sui wallet hariya kuri CD project. Ikintu uri bukore, uraza kuza hano kuri Sui ufungure ya Sui wallet, kuko muzi ko nababwiye ko mugomba gufungura Sui wallet mukayikoresha muri gukonektaho iriya CD project, kuko iriya CD yabaye listed kuri Sui blockchain. Wowe uraza kuba uze hano kuri receive, hanyuma ukopiye iyi deposit address woherezeho amadolari 2. Numara koherezaho amadolari 2, ikintu cya mbere uri bukora ubwo ngubwo uraza hano kuri CD app. Hanyuma numara kugaruka kuri CD app, uraza hano kuri start adventure, utegerezeho gato witonze. Uraza hano kuri cancel, uze kuri maybe later, ntago ari ngombwa ko wemera ko accessing location yawe. Uze hano kuri airdrop button ukoreho, uhituza ukore hano kuri check your airdrop. Numara gukora kuri check your airdrop, urabona agapage kameze gutya. Uze hano kuri your dashboard ukoreho, utegerezeho gatoya mu gihe bari ku directinga kuri CDGO website. Hanyuma urahita uza hano umaking sure ko ushaka kuvana CD token kuri spending app hariya kuri Telegram app aho wazimining, ukazijyana kuri Sui wallet wa connectinzeho. Nuza gusanga bimeze gutya, uraza kumaking sure ko wakoze hano. Hanyuma iki ngiki bise ngo spending app kikaza hejuru, wallet ikaza munsi. Hanyuma ikintu uri bukore, uraza guhita ubona za point zawe, ndetse hano haraza kuba hari CD. Nihaba hari ikindi kintu gishobora kuba ari slave, ari seed moons, ari mono boxes, uraza kumaking sure ko hariho seed. Uze guhita uza kuri confirm transfer. Hano rero harimo issues, ngira ngo murabizi. Ikintu uri buze gukora ni ukumaking sure ko Sui wallet yawe iri connected. Nuza hano kuri confirm transfer bakakubwira ibintu n'ibiki nyine, urakomeza ugerageze nyine. Murabizi hari ukuntu server iba itari strong, ndetse abantu benshi bari gukora ikintu at the same time. Ntago ari ngombwa ko mwese bikunda nyine muba mumeze nk'abari ku murongo nyine. Gusa ukwiye kuba patient ugakomeza ukabigerageza, kuko uri kubona ko CD nayo ni project iraho nyine. Ubwo nuza kubona nyine ukoze kuri transfer bigakunda bakagusaba gaze fi, nibwo uri bugire gute, nibwo uri buze kuba wanyandikira cyangwa se ukamamagara nkakoherereza gaze fi iri buze gukenerwa. Urugero wenda tuje nka hano tugasa nk'ababihindura, tukaza no wenda twaba tuvuze ko tugiye kuvana CD token kuri iyi wallet cyangwa se kuri Sui wallet, tukazizana hano kuri Telegram. Ho badusaba gushyiramo amount. Urugero dushyizemo nka point 20, baratubwira ko izo CD point nazo dufite hariya kuri Sui wallet. Ariko iyo uzamuye, narindi kureba ko batubwira wenda gaze fi twaza gukenera, ariko ndabona batari kuyitubwira. Gusa ariko ni gutya ibintu bimeze, urabigerageza finally biraza gukunda. Reka nizere ko wenda buri kimwe gisobanutse, nubwo video nyine itameze fresh, ariko nyine ntago ari ikibazo cyanjye, ahubwo nyine ni ikibazo cya server, ni ikibazo cya CD airdrop team itarashyizeho uburyo bwo kuba twa claiming se cyangwa twakohereza token zacu kuma exchanges ya listinze iyi CD token. Gusa ariko ndacyari gukomeza kubikoraho cyane, ninza kubikoraho nkabona birakunze, ndaza kugukorera tutorial nya uploading kugira ngo nawe ube wareba uburyo buri kimwe kimeze. Gusa ariko iyi tutorial nakurikije posti baduhaye kuri Twitter ku munsi w'ejo, bashyizeho step arizo nari ndimo kubereka. Nizere ko
hano buri kimwe wenda gisobanutse biraza gukunda bikamera neza cyane. Reka tubonane mu kanya gato, ndagukunda cyane, bye bye.